Fofo urasa neza urakoze cyane. nari mbonye wikanze urasa neza physically wambaye neza reka ngarukiraho rwose garukiraho naza kurenga imirongo yagize gute ariko mwebwe hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu atakubwiye ko wambaye neza cyangwa se kusa neza ngo ushobora no kubiburana byaterwa n'icyo avuze kuri wowe sometime icyari cyo kuri wowe isano afite kuri wowe icyari ko umufata wowe kuri wowe sheri yubahwe yubahwe cyane rega mupigire saliyuti nawe n'iki kiganiro kabisa ewana yes we appreciate to be with you. Uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro cyitwa witegereza umugabo. Iyo topic urayumva ute Fofo? yuzuze ndumva itaruzura yowe komeza witegereza umugabo then yuzuze ubundi abajya bavuga ngo agasore katiraririye n'ikarongora inkumi itiraririye yo bigenda bite. Inshuti bakunzi bajya TV show nizere ko mumeze neza batameze neza mwihangane ubuzima niko buteye. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo bikamera nabi uyu munsi se bishobora kuba bimeze nabi ejo bikamera neza ubuzima ni gatebe gatoki. Kiruta byose rero nkuko nsanzwe mbibabwira ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo ako kanya yaba nziza cyangwa se yaba mbi. Icyo ugomba kumenya kiruta byose ni uko nta kintu kikubaho Imana itagikunze. Hano rero umutumirwa mfite kano kanya musanzwe mumuzi yitwa Philomene aka Fofo. Nongeye kumwakira. Fofo umeze neza? Yego meze neza. Ndongeye ndakwakiriye hano kuri TV show. Nzaye mpora mvuga ko nkwakiriye cyangwa hamaze kuba mu rugo. Hamaze kuba mu rugo no guhindura imvugo. Tukazaya tuvuga ngo iki? Tukajya uzajya ubwira inshuti zacu uko twagarutse. Yes ahubwo reka mbitangire nona. Twongeye twagarutse. Yego twahageze. Urasabwa ko dukurikirana mugakurikira ibiganiro byacu harimo inyigisho ndetse mugaduha n'ibitekerezo byo mwumvise natwe tutabashije kuvuga neza. Ni karibu cyane bakabitubwira banyuze muri comment section. Fofo urasa neza urakoze cyane nari mbonye wikanze urasa neza physically wambaye